Ni imwe muri couple ikunzwe cyane hafi ku isi yose kuko bahimbaza Imana binyuze mu mpano Imana yabahaye y'amajwi meza cyane. Abo akaba ari Pappy Clever ndetse na Ingabire Dorcas. Tubanze tumenye mbere yo guhura kwa Pappy Clever ndetse na Ingabire Dorcas, Pappy Clever yarabayeho gute, baje guhura na Ingabire Dorcas gute. Ni umwana w'umuhungu wavukiye mu karere ka Rusizi aho jenoside yabaye afite imyaka 2 n'igice, akaba ari umwana w'ubuheta mu bana 3 b'iwabo. Pappy Clever avuga ko ubwo papa wabo yari amaze guhitanwa na jenoside babayeho mu buzima bubi bukakaye, bakaza kwimuka aho bari batuye i Rusizi bakaza gutura i Kigali, nubwo naho ubuzima butari bworoshye kuko igihe cyaje kugera baza kwimuka i Kigali basubira i Rusizi. Pappy Clever avuga ko kuba mu cyaro byamugoye, aho i Kigali yari amenyereye gufatisha icyayi cyangwa igikoma umugati. Ubwo yageraga i Rusizi avuga ko ari bimwe mu bintu byamugoye kuko ubwo yafataga icyayi cyangwa umugati yagifatishaga ikijumba. Akaba ariko mama wabo yari yarababwiye ko ikijumba ari wo mugati w'abana bo mu cyaro. Ibyo kandi byaje kuviramo Pappy Clever gukunda ibijumba biturutse kuri iyo mpamvu. Pappy Clever avuga ko mu rugendo rwe akiri umwana muto yakundaga gutega amatwi umubyeyi we mama we aho yabaga ari mu cyumba aririmba indirimbo zo mu gitabo, maze nawe akabikunda gutyo. Akomeza avuga ko yabayeho mu buzima bubi bw'inzara nubwo babonaga ibiryo hashize iminsi 2, ariko kandi avuga ko nta byiringiro byo kongera kurya babaga bafite. Pappy Clever akomeza avuga ko batuye i Kigali ahazwi nk'ikiruhura, mama wabo yajyaga mu isoko gutoragura ibijumba byabaga byasigaye mu isoko abacuruzi bataye, maze akaba ari byo barya. Ariko kandi avuga ko atari kenshi ibyo bijumba byabonekaga kuko iyo byabaga byabuze mama wabo yajyaga Nyabugogo agasoroma imboga zabaga zimejeje, maze akaba arizo bararira cyangwa arizo bafungura. Pappy Clever akomeza avuga ko nubwo yarabayeho mu buzima bubi yaririmbaga muri korali kandi akaba ari we wari uyibereye umuyobozi. Avuga ko icyo gihe yambaraga ipantaro imwe icyumweru kigashira ndetse n'ukwezi kugashira iyo pantaro ariyo yonyine acyambara. Ariko muri ibyo byose yaje kubura ibyiringiro aho yivugira ko umunsi umwe yabajije mama we ati, mama warasenze cyane ariko Imana yawe narayibuze, iyo abiriho ntitwakabaye tubabara gutya. Kubera ko iyo basengaga nk'umuryango buri gihe cyangwa buri joro yabaga ari amarira, babaza Imana cyangwa bibaza igihe ubwo buzima bari babayemo bugoranye buzarangirira. Pappy Clever akomeza avuga ko mu buzima bwe bwari bugoye bw'ishuri mu myaka 6 yayize ku bigo 8 kubera guhora bimuka bakabasohora mu nzu. Mu rugendo rwe rw'ubuzima bwari bugoye bw'ishuri yaje kwigira inama yo kujya acuruza muri vacances kugira ngo abone ibikoresho by'ishuri, aho yivugiye ahantu yagiye acuruza muri Nyabugogo. Akaba yaracuruje amashashi, telefone za Tuvugane, kandi akaza gukora muri depo y'amandazi aho yafungaga amashashi. Ibyo byose yabikoraga kugira ngo abone uko akomeza kwiga kuko yabikundaga cyane. Avuga ko muri urwo rugendo rwose yaje gusoza kwiga aza kugira amahirwe yo kwiga music cyangwa gucuranga igihe yari ategereje ko amanota asohoka, ndetse ubwo amanota yasohokaga yaje kubona Bruce mu ba mbere aza kwiga muri IPRC. Akomeza avuga ko nubwo yari yishimiye intsinzi y'amanota ye ariko ubuzima bubi bwari bugikomeje kuko yigaga ajya no gucuranga muri korali kugira ngo umuryango ubone ukubaho, aho yacurangaga bakamuhemba 2,000 kuri we yumvaga ari menshi kuko yabashaga gutunga umuryango we maze bakabona uko babaho.
Mu by'ukuri avuga ko nubwo yakoraga kugira ngo umuryango ubone uko ubaho, yaje gutsindwa kuko abandi iyo babaga bari kwiga, we yabaga yagiye mu biraka byo gucurangira amakorari kugira ngo abashe kubona ko umuryango we wakomeza kubaho kandi neza. Muri urwo rugendo yari arimo rwo kwiga ndetse akorera n'amafaranga binyuze mu gucuranga, avuga ko amasomo 3 yaje kumufata bikamuviramo kuva mu ishuri. Yagize agahinda gakomeye, ariko yibuka ko Imana yamubwiye ko gucuranga gitari ariho azakura ibyo kurya ndetse no kwambara. Kuva ubwo afata umwanzuro wo kumva ko ari we shingiro ry'umuryango we, ahita ajya kwiga umuziki, nta kindi abibangikanyije nabyo. Gusa akaba avuga ko ashima Imana kubera ko yumvise gusenga kwe maze ikomora ibikomere yari afite. Mu rugendo umusore anyuramo yifuza byinshi, harimo kugira umuryango. Papy Clever avuga ko yasengeye umugore mu gihe yari akiri umusore. Igihe cyarageze, isezerano rirasohora, aho Imana yaje kumuhuza n'umukobwa mwiza cyane, Ingabire Dorcas, kuko bwa mbere bamenyana baje guhuzwa n'umuvandimwe wa Papy Clever mu birori bya anniversaire y'umuvandimwe wa Papy Clever. Avuga ko umwe yatashye agasevinga nimero ye n'undi akayisevinga, gusa batavugana. Nk'uko bizwi mu muco nyarwanda ko umuhungu atera intambwe yo kwaka umukobwa urukundo, Papy Clever yaje kwandikira Ingabire Dorcas kuri WhatsApp. Dorcas akibona SMS ya Papy Clever yasubije yihuse kuko nawe yari yaramaze kumukunda. Papy Clever yabwiye Ingabire Dorcas ko amukunda, bamaze iminsi bavugana gake cyane, aho yakundaga uburyo yahitaga amusubiza byihuse. Akimusaba urukundo, Papy Clever yategereje ijoro ryose yihanganye, maze Ingabire Dorcas amusubiza hakeye. Uyu munsi Papy Clever avuga ko adateze kwibagirwa umunsi Dorcas yamuhayeho urukundo. Ingabire Dorcas avuga ko atigeze atinya gukunda Papy Clever nk'umuhanzi, kubera ko yavugaga ko atamubeshya kandi agakunda uburyo yagiraga gahunda, ari nabyo byatumye ubwo yamusabaga urukundo atigeze azuyaza na gato. Papy Clever avuga ko ajya gukundana na Ingabire Dorcas yari amaze imyaka 5 Imana imubujije gukundana, dore ko yari akiri na muto. Mu masengesho ya Papy Clever yabahokeye Imana maze ayisaba umugore yifuza uko yazaba ameze. Mu rukundo rwabo Papy Clever avuga ko yasabye Imana ndetse akagera no ku bizaba biranga umugore we, aho yaje gusaba Imana ko yazamuha umugore ufite inzara nziza. Mu by'ukuri nubwo Ingabire Dorcas yakunze Papy Clever nk'umuhanzi, Papy Clever avuga ko yari azi ko azashaka umugore ariko utazi kuririmba na gato. Ntabwo urukundo rwabo rwatinze, aho bamenyanye 2018, maze ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 muri 2019 bagakora ubukwe bwiza bubereye ijisho, aho buri wese yabutashye yari abwishimiye cyane. Papy Clever wo mu karere ka Rusizi ndetse na Ingabire Dorcas wo mu karere ka Musanze. Papy avuga ko yarinze ajya kubana na Ingabire Dorcas atazi ko yabasha kuririmba nk'uko baririmba, kubera ko yamubonaga muri korali ndetse no mu rusengero akagira ngo ni umwizera usanzwe. Akomeza avuga ko ubwo bari bagiye kuryama yaje gufata gitari aririmbira umugore we, maze undi amufasha kuririmba. Iryo joro nibwo baje gufata umwanzuro wo kuramya no guhimbaza Imana, bitangira gutyo. Ni umuryango ukunzwe cyane n'abatari bake cyane bitewe n'ukuntu bafatanya mu murimo w'Imana. Ibi kandi bakavuga ko byabafashije mu rugendo rwo kuba bakubaka urugo rwabo.
Aba bombi bamaranye imyaka 5 aho bafitanye abana 2 b'abakobwa ari bo imfura yabo Ineza Onclair Clever wavutse mu 2020 ndetse n'ubuheta bwabo Abeza Kylie Clever wavutse muri 2021. Babajijwe icyo buri wese akunda kuri mugenzi we, Papi Clever avuga ko akunda cyane amaso ya Dorcas. Ingabire Dorcas nawe abajijwe icyo akunda kuri Papi Clever avuga ko akunda uburyo amuririmbira. Uyu muryango kandi bavuga ko urugo rwubakwa n'Imana, ko yaba urugo rusenga cyangwa urugo rudasenga rushobora gusenyuka. Reka mbashimire mwese tubana kuri channel yanjye ya Anne TV Show, mukomeze kunshyigikira mukora subscribe, share and comment, maze turusheho kugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Icyo wumva ukunze ujye unyandikira muri comment, maze turusheho kugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye.